bimeze biti ni bane baje akuru bari ku isaha zamukano You know the drill, baby. To respond. Man, fata chance mwana agenda uzimya umuriro. Amuha chance ni abasore bane ni nabarara. Uriya caho. Uzakorera mubona ariko. Nyibuke muri Jason ziririko. Ejo nzayibaha nayo ariko imaze iminsi. Ndayifite hano. Ejo ndumva nshaka kuyibaha. Ari kumwe na Jada Pinkett. Madame Will Smith ejo ndayibaha. Nuyu mwirabura. Amazina y'ubwo mba nanze kwibabwira mbishaka ariko mba muzi. Zano. Nyine mbanyazo wese mwishyuye mwayishyuye erega nani isoni hari wari ukopfoye inyuma ngo yatubagire wishyura ndi tugaruke hano kandi ubwo ni Savimba ubivuze nawe ako nino as agreed nkuko twabivuganye under 20 Midwestern no tattoo nta tatuwaje afite abana bari mu myaka ya za 20 boss nkuko abadutumye turabakuzaniye bose bamuzaniye utwuki ako nino uwo batatse ni umuherwa afite abasirikare bamurinze A1 bana baje ni bane mwiyaciye hirya ngagiye gukupa amashanyarazi bano baza ku muryango dukora umuti kaskos hey nuko dutangiye ngena nakubwiye ngo uzanira filime z'isi turore oya kure yakupa amashanyarazi kugira biranga gatanu kane gatatu kabiri bari kubara ngo bari amashanyarazi navo amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuna kupa amashanyarazi ikigori giko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye pense ntoya nyagasani wapi twongere tubari saza wabo ziri kugiye kimwe gatanu kane kirabara amashanyarazi avo mbere yuko bagira kuri rimwe boss aritegura boss babimuha akanya ko kwitegura bimeze biteka tururi twagiye uyu baramushora banza y'indani sasu fire bano wa mbere cyabo gofirindi katurore no tugatangiye sorry tururi nabazishiraho Sasu arasibye atabona Sasu bararasana kandi barasa bagenzi babo sora kingurano bitu tubamena amaso turira umuriro barwinshi ntabwo ubukireba wambaye night vision bagashyiraho amatara amaso yawe arameneka ntabwo wabasha kureba we yinjira yambaye filme wambaye night vision yabamenya amaso bakuzana umucyo mwinshi wambaye night vision bakazana bagacana ibintu bizana umucyo mwinshi umwana arikaraga nuko tugatangiye Mark Wahlberg amazina nyakuri gobetse mu mazi simbano mani nyene backup nyene ufasha bwanyu mwinjira mwabajinga birashisha hirya turi kugufasha turi kurasa kumbe ibigoryi bya mushese byisigariye inyuma kumwe mu kazi bagenzi bawe bakuvunisha twinyweremo mana arabayifashurira turamuzi ahubwo tumwe mu rugero ibigoryi biramwize ntagarwa ngo biramwanze birifuza kwapfuya ahubwo ni kwa kundi nyine usanga umuntu avunisha undi nabikore wenyine wanandashe ndabizi kari mu bifasha ubanza twinyweremo musaza tumwe nkongereremo se nkongeremo kakanyanga biri kwinywera yabihamagara bikarasa ku ruhande wumvishe ko natwe turi mu kazi kumba akazi karimo wenyine byamuvunishije nanjye riga baramvunisha simujya mubibona turore kure hakurino nagamindani nagamindani bose baramucikisha abakubita za tiya gazi kubita ibyotsi byotsi birakurya n'ubu ureba urasa uraho gusa wasamye sarakura hirido arabareba neza abarasa umugenda ba mbere garuka kuri indi rido barebe neza mu myotsi ntabwo ari kubabona abona undi aramumena cyakora arabizi n'abicanyi b'abanyamwuga uvuyemo hano Sasu bamushyizemo vayo n'uwari witsimbye hano Sasu kumbe ninde ni ka DJ Fabu Fabrice w'imahoko mushubatayi baramurashe sora vayo yitonze okay bakobwa bameze neza I'm really sorry about the mess mumbabarire cyane kubibaye nuruhese shavuga ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye bano barinjira ewana turase aduyi bise birasimirambo nibigorye turase aduyi abandi bari byamufunishije niwe amaze abantu mani twishe haduyi nibigorye
umwe amazina y'anyakuri ni Sabato byicana ibi baby mumeze mutese ibyuki bazanye nkabashyiraho icyo kurya mwakuza breakfast yanjye mu gitondo mwabagenga muri kwangiza igihe dukora akazi mwabi lesbienne mwe arabatuka damn lesbienne caho mwabagenga mwe murere kuko mutaza kuntabara mani turi mu kazi kose biri kumubeshya bari gukora akazi azi ko bagenzi be nabo bari kurasa kumbi ibigoryi byamutereranye katururi sura mazi ziri ku mugozi hano fayo zamuka faya amanuka nanone kuri rasoro irindi arabafite kuri umugozi parika gutyo sasu gasoni irindi pusha faya turori parika ko nayibazaniye ariko moncheri zoneri bosi we bosi njye bino bintu bivuye pagasi n'ubundi baramurasa yari yanze kurinda bosi ngaragiye ndapfuye bosi ndapfuye ashaje yanduranya yarari mu Twanda 18 kuzamuka arasa n'ibyo atabona kirazira ibi ni ikosa ry'abasivile nta musirikare urasa ibintu atari kubona ari kurasa ibyo atabona sansere zamuka si ibyo atabona ibintu ni amakosa ni uburara bubi wararasa ibintu utabona reka ninjire muri esanseri bose njira muri lift kugira biranga fire baramumena sasu wa musore yagarutse nka Mary ubona abandi baje bane hari abandi baje basaza mu ntabare abandi baje sora sigisasu hakurino sasu kimeze nk'amazi kwa amazi ashira muri kamasegonda amanuka sora afata umugozi yanacishene sinzi acho kumanuka umugozi uramuzamura kandi isasu ugiye guturika katurore fire mu nyubako aturika manuka nabi umugozi uracika yamanutse agana muri pisine manuka mu mazi atyo gakoze akazi keza amafaranga yayo Mayor. It looks like me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is, here's your amafaranga arundi miliyoni 20 ariko fata bonus bamuye bonus yuko ari wishe boss. Oh, got the bonus? What? My bonus kucyera muyihaye kubera iki? Yo, Vince. The guy was still alive, huh? Twasanze boss akiri muzima ninjye wamurashe birabeshya niki gishaka kumurya. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumuha bonus cyangwa se nkagahimbaza musiki umva ngiye namwiyicinda ndabizi. Now whatever you say, you know, I'm wrong and you're right. I'm just lying. Ari wenda reka tuvuge ngiye ndi kweshora vuga uko none se niki cyatuma mbeshya nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus ninjye muyiha. If you say that you're the one who clipped him, who am I to say you didn't? Ariko nubundi ntacyo navuga none se ubundi nimba uvuze ngo wamwishe ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishe. Aryo ni itika bashyizemo. Nkuko mbikubwiye nyine nta kintu mamindiyeho nimba uvuze ngo wamwishe ubundi se ngiye ndinde wo kuvuga ko utamwishera gutyo nyine ariko nyine ubwo yitwara ariko yari yanjye yabonye yaba yibyara yimuha cyaje kuyiserebure abantu muginga yisa yima bonus. Mel, I don't appreciate that shit, baby. I tell you what, just to show you how much love I got for you. You know, if anything were to happen to me, you could take my boat.
cyangwa se nyengagira icyomba urabona bwa bwato bwanjye waba usigarana ndamutse mpfuye mwana ngenda gukunda mwana uri kumubeshya ruramuryarya n'urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane buriya rukuntu kubona n'abantu cyangwa muri inshuti ariko harimo agakunda amafaranga akababeshya mukabibona mugakiyora mukayaga wa muntu uba wahemuka nyine kubera inoti azi ko atapfa. Cisco, man, that's just like moonlight, man. You know, Paris will kill us for that shit. No, you too honest for your own good, baby. Man, uri inyangamugayo cyane ariko niyo bifitiye akamaro cyane. Sura ni hakurino. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe yafashe imodoka aritahira. Ni Mavi ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katururi. Mary. Yaje hakurino. And what's a few broken house together? Wibeshye inzu agatafari we ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yaribeshye inzu kubera nta bari mu rugo abavuye muri stress zo kwica abantu. Hari ukuntu ibeshye igipangu. Kumbi we ni hano. Ya midugudu bisa. Yaje hakurino umusore. Nuko dutangiye no umwicanyi. Abari mu gakwata bamanuka bavuga ati mbega umwana mwiza uriya mwana buri akora hehe. Kumba umwana no umwicanyi. Ariko abagomba kujijisha. Atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa. Akuri nikora kabatike. Kuva ukazi nyina kaza kamanika ibikoresho. Buri gikoresho kagishyira umwanya wacu nka kuri y'umufunda avuye ukazi amenya yashize inyundo umwiko neza kamanika yitonze. Nawe ukuza ukamenya ushyira amadosiye yawe. Nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistol ari icyuma ijambi ya byose. Hello? Melvin Smiley, please. Melvin Smiley. Ari June. Mr. Smiley, Big Top Video. We're going to inform Umva ninjye guhamagaye muri Sunday Night ndari June. lives out for over 2 weeks now. Wa mujenga wanzaniye CD1 ntuyigarure. You kill! Aranamukupa umuginga araza gakodesha sasa nibyane ya gahunda ya videoteke hamwe ugenda ugakodesha nyine filimo kajya kuyireba ukazayigarura ni naha turayifite muri Rock Entertainment sasa kare John bagaye bagatwariye DVD nibazigarura. Have you seen my King Kong lives tape? Wabonye cassette ya King Kong ko nyine bayishaka numusheri we. Now, do you think my ass is still part Ese akabuno kanjye uracega karacyameze neza. Go ahead, just Mva koraho umbwira. please. Bwira nimba agatafari kanjye gakimeze neza. Sister, okay. Sigaye numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Kameze nk'ako mu teenager rwose ntago uciye humura. Yego komana nondi mu kazi uri mu kazi kombi. What should do? Invite mom and dad down for the holiday weekend. Tugiye guhamagara mama na papa baze hakuno badusura. Be here tomorrow. I figured that we'd have dinner together. Bazasesho. Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for Aya namahirwe akomeye cyane yo kuba nakwereka ababyeyi banjye mukabonana. that this is going to be the right time to tell them that we're engaged. Ndetse nacyo gihe cyo kubabwira ko nyine twambikanye impeta. Just been waiting for the right time to tell them. Ntabwo rero ubwiye ko twambikanye impeta nari ntegereje igihe cyane cyo ngo babwire ko twambikanye impeta nyina yamwambitse fiancé. Ababyeyi umukobwa ngisho bazaza. No, I wasn't Jewish. Ababyeyi bawe se bari bundakarire ko ndi umuyahudi uyu mukobwa uyu musore ni umuyahudi. Sasa abayahudi buri igihugu cyose babayimo kwisi bababanga. Ariko nubikurikirane neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo nubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga baginga ahubwo nuko mwe mutarabana nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa. Sasanga hano hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bana iki usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga sasa uyu musore bafite ubwo buriya si wanyu ni bari bunyange ngo ndi umuyahudi. Abayahudi hirya no hino barabanga muri biriya bihugu by'Iburayi hehe barabanga tu societe nyinshi bazibayemo barabanga. Yego. Food, Melvin. Anyway. Narambo ntaga bakunda kubwisha ukuri. Nukuri. My savings account, and I lent it to Dad. Ari hakuno ndashaye. Money as you make, and with my salary, that will be fine until they get back on this. Sasa ingo yarambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti yacu 500 mbiguriza papa wanje nibamera neza bazayadusubiza. Sasa umusore disi baramufatirana. Wibuke hari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura nawe mwaka amafaranga. Kumbe dore wa mukobwa bari kumwe. Umwe mwaka 25 dore nguyu. Yayibizanye mu bapfubuzi. Uriya musore Mary bigaragara ko abakobwa mutuburira. Dore wa mbere bari kumwe yamwatse amafaranga ni Joy. Ahita yazana hakurino. Natafata amafaranga nayatse sheri wanje. Dore umusore hano nawe ari kumwe n'undi bambikanye imiture n'undi wo ku ruhande. Honey, Sheri, are you away? Sheri umeze neza nakanga kwibuke ngo kuri konti yawe kuri 500. I'm really starting to dislike you. Melvin, nje nanjye no kukwanga nakwanga. Aramwanga arakanguka kumbe yarotaga. Bigaragara ko uyu musore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga. Araryama kanabirota. Kibazo ki? Ko bwari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka meki kororu kugira ngo bereke ko bwakibihira byashize mu maso. Buruzi ibintu yabanyuramo indimu bakazishyira ku maso bakarara bisize ibintu bimeze nka meki kororu ku maso bari bibyibura ko isura yabimeze neza. Baragowe. Yo, Cisco, what's up, man? Cisco beze bite? Hey, that thing you got going on for tomorrow? Ejo arakazi gari sego. Took it in?
kazavugura kumva naye tugaruke kuwa gatanu turi Friday hari akazi gahari baramamagaye ngo hari akazi kose iyo mbwinga akazi kose naye wabibonye na akazi kombi nyine Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know I got some... Man, uzongere kunyita umwana, man, njye ntabwo nyiri akana. Sasa ari hakuno ni DJ Kiki. DJ Kiki yari hano, wo muri Beta Studio. Man, I don't know about no kidnapping shit. Want a larger piece? Word up. All right, here's the deal. Hano kuru kazi kameze. Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. Ati hari umuyapani w'umukire witwa John Nushi. Ati umukire bita Nushi Nushuriya Nushi ukora ibintu by'amaje nyine afite company z'ibintu by'amashanyarazi atari. Nushi niwe tugiye kureba yego ni umukire. Hey baby, richest motherfucker on the Eastern Seaboard. I know he's in the pen. Umukire Nushi ni umukire cyane. Hey yo Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gonna pay? How you know he gonna pay? Come on, I got this shit covered. Man, ukavuga ngo bitch mwana ngo turabikora gute. He got millions in cash just laying around his fucking crib. This motherfucker loaded. Ikintu tugiye gukora tugiye gushimuta umukobwa w'uwo mukire niturangiza tumubwira azana amafaranga sibyo uwo mukire agira amafaranga menshi bagiye gushimuta umwana w'umukire noneho ngo witwa Nushi tugaruke hano ibirara byacu dusize bije kureba umukire witwa Nushi w'umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane wa mukire nyine ushimuta umwana ukabwira ati zana amafaranga kayita yazana yirukanga cyane niwe baje kureba Muzehe Nushi reka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye sasa basore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abaha amafaranga yose ngo yamushiranye ubu yabaye broke na natana afite hakuno bari kumuteza n'ingaro mu nzu ye. You knew the market was bearish. That was a risky move making that move. Ati muzehe wari uzi ko ibintu bitameze neza ko ritameze neza urangije ufata amafaranga uyashora muri iriya filime none dore bitumye ukena zira filime zo hanze zibazenze mu nceri ugasanga umuntu n'umukire wahubuka gatonya filime imukinishije gukenesha gusanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 ryingahe n'amafaranga menshi. Abuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime none dore ramombeje sasa umusaza birabirara bije gushimutira umukobwa ngo abiye amafaranga umusaza yakennye na natana afite ngo filime rero ashoyemo amafaranga yamuhombeye none n'inzu bagiye kuyigurisha. I understand, Gerald. Cold Spray was a big movie. It was a huge movie. Actually, it was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it. Sasa nagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filime uyu musaza yakinishije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona. Ati muze neza nkuko mbikubwiye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu. Ati muze iriya filime wari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe ni gute wa directinga filime ukanayikinamo gute directinga filime uri bunayikinemo urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye. Sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mboze ibintu ko bitari gute ukina filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti ne yako none umukire yashoye amafaranga muri filime arahomba uretse mvuko nari kumugira inama muze yakennye burundu. That was a risky move making that movie. Ni nk'aba bantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazidirectinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni Rocky ni za filime za Rocky zitumye duhomba za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka Actually, it was the biggest movie ever made. Yari movie nziza igiye gukorwa pe Shouldn't have directed and starred in it. ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumvisha. The gold leaf posters for everybody. Dore na poster wakoze iyo filime yawe dore ngiriya muzehe ari kwireba niwe wari kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi ni muzehe ibintu byo byose bari kubyimura n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha filime yamuhombeye muzehe n'intebe turayitwara ntabwo tuyisiga sasa bya bigoryi byacu umuntu bije ngo muzehe fata udufaranga tw'itiki man amafaranga yo kwishyura limuzine no dore bigoryi biri hakurino wabigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakennye mbega niwe kubuza umuntu ngo yari umukire ejo mu gitondo buri muntu wari ufite amafaranga ashobora kubyuka nta natana asigaranye niko isi imeze birebye bavuga ngo nta mafaranga make atagwira nta n'amafaranga menshi adashira niko yabimeze. You need it for that sellout bitch again, don't you? Umva ziriya bitch zawe jya uzikontura mani zikakumenyera sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bitch zimutegeka afite abakobwa birakundana nabo umwe aramutende kundi bambikanye fiancé ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be. Mbega bamugeze nka Nshuti Joseph nawe hameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu ubwo n'ubwoko bw'inzaratsi bagwa mu isombe
nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara. Both them bitches. If they really do that much shit, I say them both their asses. What the hell is that limo? I can't. Man, iriya limuzini izanye karakana ubundi iri hehe? What you mean you can't? I can't, Cisco. I just can't, okay? How the fuck come you can't dump these two whack-ass, money-grubbing, no respect-giving... Gutu dukobwa tutakuba tuzi two gutwarira amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo. Bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwira uwo muntu nari mbabwiye. Ubu raho yasamye. The idea of those two women not liking me is more than I can stand. I can't stand the idea of anybody not liking me, okay? Umva njye none reka ngubwize ukuri ngiye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira. Sasa uyu musore afite ikibazo. Impamvu ituma bari abakobwa bari bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntago yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze tunga ibyo bintu biramubabaza. Sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi ukora amafuti ubuhoro ukurongo ugira ubashimishe gusa. Sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu. Reka niba musanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mbanzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyeho mbanzi ko namwe mutankunze rega ndabazi. What? Munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu. So people you murdered in the past 5 years. Mumva bantu utekereze ku bantu maze imyaka 5 warishe. Highly. Ese urakeka ko baragukunda cyangwa mu miryango yabo baragukunda? Rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda ko tukomeza wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde. Hari imodoka yaje yakurino. Hello Sheri. Dore limuzine ngira bacaho kandi dore ngiyo uyu niwe uri kuyihagarika none dore limuzine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na Sheri we. Kuki amafaranga wari kunyohereza utayohereje n'abakobwa bara mu mwaka amafaranga gusa. Sasa limuzine yari banyuzeho igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri mwari bushimute yasubiye inyuma. Ufite imodoka yanyu ifite ikibazo ra Sasu nta mikino. Iyi limuzine igiye gufata umwana ku ishuri. Iyi limuzine bagomba kuyigendamo akajya gufata umwana ko ari bamushimuta ngo barangiye ikiraka n'uyu murara doni niga ika DJ Kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limuzine inyuma. Sawa hari ikindi kintu ushaka ndaza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo bumve ko batari bari kumutuka. Sasa nguyu reba ifoto. This is the girl? Uyu ni umukobwa? No, it's your man. Oya ni mama wawe wamuginga ntukambaza ubusa. Umukobwa bagiye gushimuta ka wa Muyapani. Sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa amafaranga. Papa yakinishije filime arahomba. Filime yarahiye yarayidirectinze yaranayikina ara ibintu byose. Are you gonna go? Yeah. All right, I'll meet you there. I'll see you tonight, all right? Bye bye, bye bye. Kumba gakobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite kagahongo ku ishuri baba babeshyanya. Served and hard won reputation. Yaje kuri no. Come on, stop. Uretse ariko rikiro. Uje nagara umushoferi n'umwicanyi. Ni rushimusa. Stop. Ase winkoraho. Muraho mabuja. Who are you? Urinde. He actually... No stress sanzu ntwara ari he ntawe uhari. Is it short? Ibi ni ibyawe? Yego ni ibyanjye. Musore afite discipline mbega nk'umuntu uje gushimuta. Ni ibyanyu mubyeyi ni ibyanyu. Yambaye barafinda style. Mabuja mwinjire. Cyane stress ziko cyari gisanzwe cyintwara kitafunguraga umuryango ye kirasamye. Yazaga. Shiramo hano igikapu. Shiramo hano shashiramo niki. You can get a ride from somebody else. Umva. Say Ibyo ngibyo bihuri bugutwara. about me. Drive the car. That's what you paid to do. And Twara imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike. Jugunya hasi. Careful with that case. Mari tondera igikapu cyanyu. It's a fragile crystal. Harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka. You'll be back driving cab. Nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa muginga we. Yes, shiramo hano igikapu. Wari kumenyera no umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi. Abanyeshuri hakunino. Abanyeshuri b'iyi minsi dutunze nawe ndebere ngende umubyeyi buriya ndumurezi. Iyo mbona ibintu abana b'iyi minsi bakora nicyo kintu kimbabaza. Yes, sir. Wafunga ikirahure yego nyakubahwa. Sorry about that. Yes, uyu musore n'umwicanyi ariko ari kubwira abana nk'aba ngo yabicuye nta mikino. Nyagasani. Isi irashaje abana biga muri segonderi. Uretse ariko biretse nawe. Wabaye utareke Eric mabano wamvuyeho. Mabano Eric mfatiranye umuntu hano. Mabano we, mabano Eric. Kwiyamye. Umva mani mazi igihe. Kwiyamye Eric mabano. Mabano yafatiranye umuntu. Oya parika imodoka hano. Cyamabano kiri mu biki. Hari nyuma nta mikino sasu ku mutwe wa mabano. Musore nta mikino afite n'umwicanyi.
Yesu Kristo si biki biki. Right, he's gonna take his hand off your mouth. Mukobwa baramushimuse muzanana. Gilligan here is gonna shoot you. Yeah, I'll play your rap. Ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Kiki. I fucking Mani ngende kurasa mani Kiki kumbe ni idage narubwo azikurasa. Subira inyuma wa muginga. Muko. I'm really sorry about your boyfriend back there. Wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma. Mani byo ntacyo bivuze mwana. Nasi musore disa afite discipline afite n'ukuntu. Right? That's right. So what's up with you guys? You supposed to be the Spice Boys or something? No, ese mufite ikihe kibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga naho habaho Spice Girls. Sasa niho babwira ati namwe mwagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on him. Kobwa Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagobye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora murambo wa cyacana. Mukosoma ibyanditse hano. Soma. Father. Papa, soma wa kigoryi buritse Kiki. Father, I abduct. I am fine. Papa. It says abduct. Sasa ndagera kurikira filime. Ibigoryi umuntu wanditse rino tangazo menya tari yizi kibura mwaka. Papa, nabaho kugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta. Ibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta. Abducted. Wese bakosoma ko washimuswe. I've been abducted. Papa nashimuswe natwawe. Right now, but I may not be for boring. If you do not pay the son of $1 million. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amadururu. Duruzi. Duruzi ubundi ibyo ntabwo bibaho. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi. Luring the son of $1 million. What? That's what it says. Niko handitse. And the sum of $1 million. You know. Handitse dollars nagari duruzi. Read this. That's what I'm doing. Jendi kuvuga ibyanditse wambwiye ngo nsome ibyanditse. None bigerageza ushyire mu nyurabwenge uvuge n'ibyo tutanditse. That's really fragile. Mana urarimo ngo ibintu byoroshye reka tubirinde. Umusore afite discipline. Fata umurambo wundi wa cyacana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandekure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushyira mu nyurabwenge ze. Bano bagabo umenye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses. Ijambo ritabaho. Bari muri businesses ibaza ari iki cyongereza. Who wrote this? Ase ibi bintu ni ndo byanditse. Ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses. Niyo barimo. Iryo jambo ubundi ntabwo ribaho. Crunch! What? Kigwaryo iki niwe wabyanditse. Nta wundi waba wabyanditse. I think he's pissed about the note. Man menye bakurakara rero wabyanditse. Businesses, that's what it says. You told me to... Umva ngiye wambwiye ngo nsome ibyanditse nimba nsomye businesses niko mwanditse. Business bayishyize mu bwinshi. Read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated, degenerate... Bano bajinga rero bameze nkaho bafite kushaka kumfata ku ngufu. Don't Kigoryo wivuga ibyo bintu, vuga ibyo tukubwiye. Give me a fucking pen. Zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana. Zana bike uyabyiyandikira kino cyari cyanditse cya DJ Kiki ntabwo kizi kwandika. Menye cyaragarukiye nko mu wa kabiri primaire. Cyamu kibura mwaka. Soma hano. Read. Soma. Read. Dad been kidnapped, send $1 million or I'm dead. Papa nashimuswe ohereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi. Simple. Ntabyo kwandika ibintu byinshi. Perfect. Byiza cyane. Bagashyira mu modoka kagoryi. Nakenyeshuri papa wako ni umukire. Well, my player, here go the scenario. So Chantel is cool. You take homegirl here, you know, and put her in storage at your place. Umvura bizi wa mukobwa wundi ugitendeka witwa Chantel. Wibuke ko atari mu rugo. Uyu mukobwa twashimusa ugiye kugenda umubiki wawe. Sasa uyu musore diskubera muri ikuru yaba barara ari we witonda ni Mare. Baramufatirana. Umukobwa bashimusa bese umuhanga bari umujyana mu rugo. Uyu mukobwa twashimuse mujyani wawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukundana uheheta witwa Chantel. Uhamubike kuko Chantel ntawe uhari. Iriya limousine se tuyikorera iki? Sawa reka tugende tuyitware. What's your name? Limo ubwo ni limousine nyene. Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, alright? So, can you, ride? Yes, I can fucking drive. Baza kuri limousine bayitware, babaze gushimuta. Katorore, tugaruke muri ya midugudu. Waje hano. Hi, honey. Bite honey, kumbe wa mukobwa wibuke yatumiye ababyeyi be nikaga karashika. Hi, Dad. How are you? Bite papa.
So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. Baja Kurino mu rugo. Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. Mujinga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha. Nangwe inzoga uya. Uze ntago yemerewe kunywa inzoga. Yeah. Now I'm not criticizing your work. Mama sindi kukuvuga nabi wenda. Ariko. It's just that Mama urabona. Maybe you should Mama. Dress your age. Cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. I mean, look at the over there. You got him dressed like a villain. Reba ngabapwanje bayambaye nka kitebande cyo muri filime nawe cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe. Dress exactly the way we feel. Come on, look at you. Mwana wanjye nambara bijyanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara gatera umwana w'isoni. Ibaza umwana w'umukobwa nk'uyu ngere kubwira mama wagiye wambara imyenda ingona nawe. Baba bye usanga n'umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru yambaye mini yambaye ibintu by'amafuti biraho ngo ubwo ni umusirimu cyane. Hari igihe umwana nawe bimutera isoni umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri. Bazikora umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rero wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza. Babyeyi nimwe narindi kubwira kuko impamvu mbi babwira nuko nanjye ndi umubyeyi nkamwe. You okay? Meze neza kagakobwa yashimuse yakazanye hano. Yego. Yaje ukereka ya filime ya King Kong yatiye muri Sunny Light ataratirura. Imwe yirirwa amamagana ngatirure. Sasa dore nyiri inzaraje. Hey Melvin. And do you know what I found? Melvin urabizi? Or should I say do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantal. I'm really starting to dislike you. Marvin nje nangiye no kukwanga kandi amafaranga nago nayabonye. Fine mama. Muretse amafaranga wanyemereye ari he sasa afite udukobwa turya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana. Ngakura mbega kwa nshuti Joseph. Bamushimuse bamufunze n'umunwa. Tugaruka ya Kurino. Bimeze bite bashimuse umuntu barashaka inoti. Kadije kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya Danje karestara kumbe studio na mafuti arestara. My phone is plugged into here. Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from Trace. Urabona ino Trace Buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi Trace Buster yabo iti yabituritsi yacu turitsi yabo. Sa Trace Buster urabona umuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenya ahantu herereye tracking amenyura hagana hehe. Ira Trace Buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi itigitwika nyine itigituritsi. Fucker try to bust your trace with a Trace Buster? They bafite Trace Buster yabo igomba guturitsi yacu kugira ngo badukurure. Iyi yacu ifite imbaraga zikongera igaturitsi yabo bafite Trace Buster igaturitsi yo Trace Buster mada ntuza. Kuri kiri kuvuga cyadiyo iki kikongera ijambo mada fa right chimikana motherfucker yo wabonye no cometse ndi mada nago narengaho ngerega ndiyubashye ndi VIP siko mpumura ako nino kumba umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura yakennye atari yahura telefone irasona wa musaza bita Nishi filime yamuhombeje arashaka kwiyahura filime yarayikinnye yarana acting Hello Nishi you don't know me but you may want to hear ariko urashaka kumva ibi It says businesses that's papa icyo bari kuvuga ni businesses amafuti abumvisha record itari gwiki subiza inyuma these sexually frustrated bano bajinga ubusambanyi barashaka kumfata ku ngufu buretse muzereka tukumvisha ibintu byanyabyo buretse asubiza inyuma record. All right, now you listen to this. Buretse wumva Tooth polish, hemorrhoid cream. Hano buruso bw'amenyo mwabigorye mwe muri kunesha umwanya sasa bamuhamagaye batarashiraho yamajwe umukobwa yavuze nyuma yarajijisha. That motherfucker had another hop. Man yimada ntuzirangubye man niga. Uzaje kwiyahura yakinnye agiye kwiyahura abayapani nibo bantu bambere badatinya kwiyahura. Nicyo kintu badatinya tariyahura telefone irasona muzeni papa wakagakobwa ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga nubundi nubu ntayo afite yakinnye niba afasha no kwiyahura uzavayo. Allo subiza inyuma. Dad been kidnapped, send 1 million or papa nashimuswe $1 million y'idolari cyangwa banyice. Who is this? Uyu ninde? Worry about who this is. We have your daughter. Icyo turi cyo nago kikureba dufite umukobwa wawe. She okay. She's fine right now, but if we don't get that money, she won't be. You know what I'm saying? Umukobwa muri kanya ameze neza ariko rutubona amafaranga nagari buze kuba kimeze neza. I go bankrupt. Nakerenya na natanu mfite.
fuck with us, mister, or we'll send your daughter back to a little fuck. Umva tugiye gukoreza umukobwa wari uducece. Ashyiraho Black Buster kugira ngo akure bara abantu bamuhamagaye barahaganaye n'amasura yabaze. I understand. Ndabyumva. I'll let you know when the drop goes down and no cops, all right? Ejo sayine nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mite nkubwiranuza n'amafaranga. Trace this call, because it won't do you no good. Baramukupa. Now that's how you do shit. Ni kuri abakora akazi. Shit. Well, kuno bakora akazi. Kazi kose tugiye kuba bakire. Call police. Tugiye guhanga usimamagare polisi. Call the police. Gute nahamagara subundi polisi. What? You was a bad mother. Manu urarenze man. Bad. Yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro. I trace you, Buster. Abajinga ndabakuriye biranga bafite Trace Buster. Iyo baza ko badafitira Trace Buster uyu musaza bamenye aho bari. Sasa tugaruke kuri uyu ni boss wa baba basore bawundi twabonye ubahemba. Wa musaro uyu ni boss wa basore babicanye. Allo? Genki kai. Umeze utanshuti ya kera. Umeze neza. Judy no koito itororuka. Ngejo sayine bazaguhamagara sasa ndagira ngo ukurikire filime. Baba basore babicanye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu. Boss atabatumye ngo bamushimuta. Ubundi ni umuboss sanzwe batuma kwica. None uyu mubosi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye. Harimo ari kumwe na wa musaza nishi bashimuta uyu mukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo. Sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo. We tuza nugira ikibazo ari kuvuga ikiyapani. Konajaro. By'inyendaro. Iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa. Dore bano cyo batazi bashimusa umwana wa Nishi kandi Nishi ni inshuti ya boss wabo. Boss bahemba binjije mu bwicanyi. Ejo tuzayikinyiro $1 million. Yo. Telefone. In the house. Get your ass down to my office. Zana kabuno kawe none muri office wa mujinga we. Bashimusa umwana boss atabatumye. None umwana bashimusa n'umwana w'inshuti ya boss wabo. Some emergency shit. Don't do jack till I get back. Yo, boss aramamagaye man, ntugire ikintu ukora nugira umuntu wamagara ntaraza. Do shit till I get back. Ndaje boss aramamagaye mwana. Bashimusa umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga ati akazi ka boss nakaretse reka hano. I'm really sorry, Melvin. Mbare Melvin. I mean, it's nice to finally meet you. Gusa ni byiza bwa nyuma nanyuma guhura nawe. German-Irish fella. And I hope you won't take Umudage ku muyahudi sasa wo baba bakobwa na abadage uyu musore no muyahudi. Abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'intambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage. Sasa uyu mukobwa na abadage niyo mpamvu bangu uyu musore no muyahudi murabizi. When I say, what are you both out of your mind? Ubundi ngawe wa mukobwa reka ngubaza ubundi mwagiye gukundana muri ibi korye mwari mwasaze guta umudage akundana n'umuyahudi. We know what we're doing. Mama ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa yawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenya ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. Marriage, you two, a Catholic and a Jew? God forbid. Nanamucira. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cyakiri kare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute kubi wababyeyi bari abayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you say? Mama, they were dead before we even met. Mwana wanjye babyumvishika bakimara kumenya ko mukundana bahise bapfuye mama ababyeyi be bapfuye mbere yuko mura n'uyu musore naga ari njye wabishe. Mama yarasaze. This isn't about daddy. Ibi si ibya papa. It's about you. Mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah. Mama kandi uri ba abantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho prejudice. Nikomeza mwana njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyine nta kintu kizima mfatiyo nabyeme nta bimenyetso nta kintu. Yeah, I'll have. Yego nikomeza. Lady, there is not one prejudice bone in my body. Not prejudiced. Ha! If I want to marry Goyam, I'll marry Goyam. Over my dead body, If I want to, I'll marry a black man. Mama njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka. Nimba nshaka gushyingirwa n'umwirabura. Ngashyingirwa n'umwirabura. Mwana wanjye keretse napfuye ntago washyingirwa n'umuntu nashaka. Nakwiyamye. Nagashinze nako gacaho muzeyi ibiri hano n'umunyamahoro. Aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki? Just want to apologize. Muze nanjye gusaba imbabazi. I'll take them to temple tomorrow. Ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bari abihorere. Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort. Nyakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muze rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano kuzane na mama wawe n'umugore wawe ntago nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze. Sasa umusore nubwo ari umwicanyi disi yifitiye discipline n'umwana mwiza nuko nyine akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntago ari umwana mubi.
Yes, sir. Melvin we yego nyakubaho. Could you get me a shot of that rum ice? Wampaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inkwera. Muzehe sasa kumubwira ngo iby'umukobwa we wamutwara utamutwara wagira ute ntabwo bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wamaye ngasomaho atangira kumira amazi amira amazi dodo nguvu uyaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe yewega umusarazana nguvu muzehe yakira umwe mu rugero yewana oya umugabo ntabwo yemereye kunywa inzoga avayo oya muzehe agiye kumira inama bamumenera nguvu 100 bullet. Why? What's muze wacu nagaba agomba kunywa inzoga habe na rimwe. It's not so bad. It's not so bad. Inama imwe ntago yari mbi cyane. Muze tugaruke hano muri iryo joro. Hakurino boss yamuhamagaye avayo zano bakozi bose bacicitse batuje boss yarakaye ndagira ngo mva amagambo kivayo. Yo boss, what's going on? Yo boss ni bice bijya mbere. Shut up. Funga umunwa icara. boss Even for those who live outside the law, it is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. Ndagira ngo mva amagambo ati ikintu cya mbere ngira ngo nkubwire n'abari badakurikiza amategeko ya leta. Umva amagambo ya boss nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha. Byandi bavuga ati n'umusaza arasara gatinya nyina. Must be observed. Hari amategeko bagomba kurindwa is anarchy. Naho nanone batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikiza amategeko icyo gihe bisa nkaho bari gukora ikitwa anarchy cyangwa se kwa kuntu umuntu usanga yiyobora yarishiriye amategeko yitu ari byo barimo biyobora sibyo. Nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishiriye yabo bakurikiza tu. I hear you, boss. Ndakumva boss. On a serious business here, the business of making money. This business is based on trust. Atashobora kuba ari umuntu muri twebwe washatse kwikora ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo. Loyalty and business sangaho yakwangiza icyizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twe tubanye. Paris. That's all we've got. That's it, baby. It's all about love. None se boss ibyo uri kuvuga ni byerekeranye n'urukundo mwana mbwira bimeze bite boss nimba cyo cyangoye ibiki. When the rules are broken in the house of Paris. Sasa mu boss yitwa Paris. Hari amategeko barenzeho mu nyubako ya Paris. Sasa yitwa Paris abayumva nyine amategeko yashyizeho nta muntu wayarengaho. Mu nyubako yanjye Paris amategeko bayarenzeho. The machine breaks down. Iyo amategeko arenzwe mu nyubako ya Paris ni imashini zirekeraho gukora zose zihita zipfa. Uwo ni Paris uri kwivuga. Discipline must be enforced. Ati discipline mu nyubako yanjye Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Umva amagambo discipline nicyo kintu cy'ingenzi ngomba gushyira imbere. Order must be restored. Nanone amategeko basanga nkaho barenza bagomba gushyirwa mu ngira abantu bakayagendera bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa. Uranyumva neza? In my house, there has been a transgression. Habayeho kurengera. Authorized kidnapping in my house. Who could be that stupid? Ati hari umuntu warengereye arashimuta. Ninde waba ikigoryi cyo gushimuta uwo muntu boss? Gets worse. In this particular case, the transgression is personal. In this case, the kidnappee happens to be my goddaughter. Ndagira ngo mve amagambo sasa. Ati habayeho kurengera abantu hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye. Ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnappee nuba yashimuswe. Kidnappee ni umwana nabyaye muri batisimu. Ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu? Sasa ingweza byumva niwe bamushimuse na bagenzi be. Oh boss bishoboka bite mwana? No. Yabiri babashe boss we. Some dope. Some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter, and I am... Nako mbyibishe ku muntu yarengera akarenga ku mategeko akamenyera akaza mu rugo iwanjye agashimuta umwana nabyaye muri batisimu. I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me. Ndi gushaka icyo kinyendaro cyangwa se uwo mu madantuza wabaje kuba yagira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye.
n'uyu wabikoze nyine Yo boss, what's this got to do with me? none se boss kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi nimba bamushimusa ubundi ibyo bihuriye he nanjye kuki ubundi uri kubimbwira boss anadedimangamo I want to know what you would do to that son of a jackal. impamvu nguhamagaye mbwira abaye ari weho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu wakorera iki iyo nyana y'imbwa ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha ejo bundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu bamushimuta rero rebero hakurino wakorera iki nyana y'imbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu umwana wa Knowless wo mu mujyi ucuruza imyenda kandi umwe w'umuhanzi ubwo ari iyizi nyine muramuzi nakabo mu mujyi mugura imyenda namubyaye muri batisimu wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera To someone who decided to fuck with you. Niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera ariko burya bavugamo kukumenyera waje akangukoramo akazi mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banjye sibyo nyine Got some caps. namushwanye gusa boss yes Give this man a gold star. uyu musore atangiye neza rwose It is you. taramubwira telefone boss arayimena It is you ni weho I'm putting in charge of this. kiye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimutiye umwana nabyaye muri batisimu Who must go forth? ugomba kujya imbere These motherfuckers to me. izo mbwa ukazinzanira ariko ubwo baba bise ba madanuza banuza nuko ngiye mba napfushije hano rero kureba filime batiye muri Sunlight bataratirura Just take the money and go to LA where people like us belong. reka dufate amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujya gutura kano gakobwa gakundana na Mary tugaruke kuwa gatandatu bwarakeye bwaho bimeze bite kuwa gatandatu usanga muri hakuno muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo bakaza gukupa ibyatsi nta bakozi bagira ba boss no babyikorera bakaza gukupa ibyatsi bakagira ibyo bakora byose nibo babyikorera umukozi yari abahumura ntago babona yo muhaye tugaruke hakuno Chantal, what the hell are you doing here? Shira hano bamuzanye fata umukobwa wawe Before I say goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. wa bico y'agatafari n'inguzanyo umukobwa rero asize iwanjye na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe uyu yinjiza aka gakobwa That's a prune juice. mwaramutse muze kubyuka sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa nago kamukunda ka Chantel kajyana n'undi musore bacaho muze yazana mu gitondo afata icupa ryaji iyo kwa Nyirangarama agashya ngiye niko bakita nago mba nzi ibintu by'amaji rero mba nzi iby'amafanta sasa dore umugore dore sheri wa Mary arafungura reka zasanga arimo umurambo yazana agakobwa gashyira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo kandi mu rugo hariyo sebukwe na nyirabukwe uyeri gufungura n'igifuka rebe reka zasanga harimo umurambo w'umuntu buretse mayira y'ifuma y'ibugati mayicapati buretse Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged a deer. Cisco yaravuye hakuno navuye guhiga ahita nzanira kano kanyamaswa kuko ari vegetarian ntago ari inyama nyine genda uzijugunye wana ziri kunuka kucya guhinyama zinuka avuye guhiga yisha inyamaswa yarayimuzaniye kano gafungura hano ni ka kagoryi kakanda kiga muri segonderi uzana imyanda kureba puberi iruzuye imifuka yisigaho sasa yuko namwe idirishya bona kagoryi kacitse kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe avuye ukora ikiwe caho utazandaburiza umugore yaje caho bahita muza ati mugabo ukora iki babeshye ko ari umugabo nyine ukora nkora muri banki ya ntuza haranuka mvuye kwiherera mvuye gukora ibikomeye Kaboy muri karitsiye ase Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka kuri abona Kaboy yashwanye gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje azano Kaboy reka Kaboy vayo Kaboy reka ariko ndabyanze sura musore kugeze sinzi ikibazo afite mu mbona bwanuka buretse Kaboy umukobwa sohoka reka za kubitana na nyiri urugo sohoka yaramubona tandaburiza utica umuti yabwiye ko akora muri banki ari akora ku karere nako arakinga ninde winjiye hano ahingukira ariko ninde winjiyemo hano katano wakagoryi utazarabura ariko umugore we Now I'm hearing things. ase kunaciye hari ikintu numvishe bigenze bite ceceka wakagoryi wagashyira modoka agakubita umuryango ku mutwe
Garukano, hello. Hello? Arjun. Understandable you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva, ndakeka ntabwo ndwongere kukwibwira ngo wamagaye ndi muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Arjun bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives. Ati ibuka ukuntu waje gutiya iyo filime umbwira. Agakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Agakobwa akiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka? Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Marvin Smiley ubwo namaze kumanika nka karyamyenda sasa mu videoteke ngari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemerewe kureba nkuko mwe muri kuzireba. Hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza. Surprises. What surprise? Tell me. Well, I was Sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzebazi ko ari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga. Abona yambwa. Hey. Can you excuse me for 1 second? Mwe muretse ariko isegonda rimwe. Kaboy nkwiyame. Kabo. Kaboy. Ciao wa mujinga we. Nora umuturage. You are a pathetic little man. Umva uri umusore w'ikigoryi. Sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse. Dore sebukwe na nyirabukwe ngo n'umugore baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse. Reka bagera ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe babwira ati nashimuswe. Nibwo abona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yibana reka ndebe icyo nkora. Yazanye zanyama hano. Kumbe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kure. Pfuye. You're back. Muragarutse. Daddy had to make a pit stop. Kapanja arashaka kujya kwirira. Nanjye nibagiwe agakapu. Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. We nta kintu ushaka gukora njye meze neza aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka. I'm fine. Ntabwo ushaka mu modoka yameze neza. I'm sure. Meze uri sure ndi sure. I forgot. Ahubwo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka. Korera uri ingiti. Kumbere umukobwa. You better get it out. Sa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse uyu mukecuru ushafite imico mibi. It's his thing. Come on. Ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mubireke muze tugende no mukecuru. Okay. Kumbe dora amaguru. Where? Tugaruke hano sasa bwarakeye. Sasa uyu nguyu afite ikibazo. Sasa uyu ni DJ Kiki. DJ Kiki rwa rugo rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongerwa. Sasa saa 4 zirageze kandi saa 4 zose bari bahaye wa musaza nishiba mubwira turaza guhamagara tukubwira uza n'amafaranga. Sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanira amafaranga. Kuri telefone. Shit, just where the fuck are you? Mana ariko ubundi umuginga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki. Kikanombe. Uyu rero afite ubwoba. Afite ubwoba. Tubwa boss yambwiye atuwe turanagumana nta hantu ujya niwe nkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe warubiriye inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be. Ntuhamagare. Ntuhamagare DJ Kiki ntuhamagare. Dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi umugezi wa nabi. Umwana yibyariye muri Batisi musha. Uzi ukuntu bituvuna kubyara muri Batisi mu bundi pari. Trace Buster. Baza yo Trace Buster. Buster. Ibasting izindi Buster zose bivuze norongo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari. Mbega DJ Kiki agize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari. Yo musaza. Meze bite? Yo. Reba ukuntu agenda ariko. Pick the chick up and keep her here in my crib. Urashaka kuzana umukobwa ngo mubike wanjye sasa ngo urashaka gufata kako akajya ukabika ku rugo rwa yanshutiye. Yeah, cool. Shaka kazana no yego. Ubona ni nyuma y'isaha. Ni mugenzi we ni mushuti we. Ewana. Ako. Iri baba kumbona ritari kujya kumbe ni rwa Jarike. Iri baba kumbona ritari kujya neza ewana. Yaje uganagura umusore n'umwana mwiza. Are you okay? Meze neza. Yego. I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Yewe ukuraho kantu kari ku muntu wari kunsezeranya gutari busakuze. Yivugira yitonze ariko no mwicenye bigeze mu kazi. Mbega ni nk'umuntu wahura na kimomo hanze y'akazi. Niwe miseke igoroye mujya mwumva. Simvugana no gundi nge mvugana n'abantu. Tuvugana n'Imana gusa turi gusenga. Akazana hakuri no kwiherera. Aritonda ariko yari mu kazi ni byose. Need a little help. Ndashaka ubufasha. Aramufungurira. I need help with my underwear. Hari kariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera. Ntuntera umwaka ariko ntumagire ntabwo nkumagira. Uyava yazakora ino.
kakagoryi yashimuse ni Mark Wahlberg. Mwibuke muri Shuta, mwibuke muri ya filime yindi, hari n'indi y'ubushize yakinnye, hari n'indi murazibuka zose. Good. Narangije kugira gute nibyoroshye cyane ibikomeye toka satani. Hingo Kristo. Like a kidnapper. Ntago usa nk'umushimusi. I'm usually not. I'm gonna flush. Ntago flashinga sara flashinga amanuramo amazi. Technically, you could call me a hitman. Usanzwe ntago ndi umushimusi wanyita hitman aba ari umwicanyi. Oh, of course, I make a killing. Nyine ngiye ubundi nica abantu. Umusore ukuntu bavuga wagira ngo ni nka brag naga bakomeje. Ubusanzwe ngiye ntago nshimuta, ubusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi, ubusanzwe ndi umwicanyi. Ngiye nikorera kwica abantu. Uretse mvuko nariko bivuga. Wagira ngo Really? A hitman? I pay well? Oh, of course, I make a killing. None se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose. None se urumva ntica. Nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu. So hungry I could eat. Ndashonje pe ntago nigeze nicyo. Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for you. None urashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi. Yeah. Umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe. Ngiye nikorera akazi ko kwica abantu. Nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse. Wagira ngo nta kosa akora. Akazi kombi ni akazi ubundi. Mugingo ujye mbwira ngo akazi kombi ni akazi roki. Nkambwira ndose ibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe. Ngo nyine akazi kose ni akazi. That was kind of your girlfriend. Shize nabwira ati wese ibyo bintu uvuga ni ibikingo kunyorosha nyine no gucabiranya. Byose nyine ubusobanuro bwa ntago wabusobanutse. Yo man ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare. Ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni. Dore ngarashaka guhamagara arahamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari. Ngiye guhamagara ko nanjye uramuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakura akazi. Biri kuvuga ntuhamagare mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki naga gihamagaye ashyiraho intore wana byarangiye. Nyine urabona nk'ubu ngubu rwa DJ Kiki rudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora kwita bagenda bakamurekura akasubirayo boss akarekeraho kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimbura umwicanyi hejuru barundi ukurinze wishe mbere yawe ewa angwe intore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye n'isura ye barayibona. Allo nyakwanisha $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye n'agahantu bamena puberi arahamurangira neza ku kimoteri kumbera buri masegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira Marco Blyde. Aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza kigurgiye kupa bari kumutinza kugira abantu vuze nago mumvishe nyine urabona uzamutse ukarenga santere God damn it. Amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire ku tracing abamukure amenyere nyine kigorgi cyakubye rwa dico kikirwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenye aho ruri nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na adresse ze naho atuye Marco Blyde Trail. Marco Blyde Trail nahamenye bamukuruye rwa DJ Kiki byiza mwana muzana inote nge ndinaniga reka bayazane tuyakenyerereho uyu bwoba buramwica mumubone tegeko rya muze tugire iri kubashumura ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katururi bavayo bagiye kurara rwa DJ Kiki. It's your life. You have to take some responsibility. Ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine. I do, it's never really good enough. Inshingano mazifite ariko ntibicamo. It's starting to make me miserable. Ngiye bituma numva nsa nk'ubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo. Abakobwa impamvu borohira icyo musambye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute.
nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mu kanya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasanga umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza. Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make it. Impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5. All I want them to do is be happy. Je kintu mba nifuza no kugira ngo bakobwa bishima bo ngabo tuba dukundana. Stand the idea that I'm not liking me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze iyo abantu banyanze birambabaza. Niyo bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kureba iyi filime umeze gutya. Shari ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni. I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Mwakire wa mukobwa ufite ubwenge urabizi hakunino dorori hakunino uri kureba yewana bayazane tuyarye kureba hip hop uri kureba mirabyo de warene ghetto boy bayazane niga ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye ibipimo ku mutwe we bene urugi shimusa umwana w'ingagari maze sose barapfa mugero tice kiki shimusa umwana wamubyaye muri batisima arahumura uyu yaje ahita mukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga person you. Where's the girl? Umukobwa ari mwashimusa umukobwa ari cyahise kimukubita ingumi kiritangura ngwe. She said ingumi don't get cute, that's not bad. Ndakubaza. I've been sent here by my boss. Jana hirya. Boss wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisima. Sasa umukobwa mwashimusa ari kimwigeze iryo batumva. All happened to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. She is. Fuga Mary. Ninde wagutumye Fuga Marvin? Fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo maze gushimuta umwana? Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin. Wumva ikigoryi. Nicyo cyazanye itekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin. Cyoya. Ninde wagutumye gushimuta umuntu? Fuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin. Yesu Kristo we. Smiley? Marvin Smiley ni ubiri inyuma bino byose. Marvin Smiley? Mbega ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Mbega si. The humanity. Mbega ubumuntu. The betrayal. Mbega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari nk'umuvandimwe kuri njye. Mbega. Urabizi? Fata umusore daga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifite murare kure y'icyuma yica DJ kiki bitanagaragara kari we bitanagaragara ko bifite mu ruhare byibura ko bimenyekanye uyu musore DJ kiki kimwisha maze kuvuga ko ari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu dore ngo barabimugireka bimugiritso ni mugenzi we bari muri groupe imwe yabicanyi nkuko mva groupe y'abaririmbyi ipfa utanduranije cyane kiki ipfa karapfa beta studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa bano bareba bega. All right, no more Mr. Nice Guy. Nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ kiki nako tujye kwica nguwo. Marvin. I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Narimbise rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinayinzi ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramamagara avuga ati Marvin koko nayinzi ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. Poor things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato murebe ko ntacyo bagakoze. Baje ako no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo ari kubatekere wana reka nteke ndebe ko data bukwe n'amabukwe bamumugena ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Mani bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano naho rero. Hano hazunguza ariko hagire gutya bigira. Wankwiyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore n'umwana mwiza. Kikuramo ako nino. Types are distinct for reaching their sexual maturity within 2 months. Amagambo kare kumubwira kigize akanyabwenge gafite ukuntu kamusobanura nyine waruzi ko ari imyaka igira umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga. Feed us. Son so young and in the prime of its life. Nubwo nanone uri mutonya ariko ndabona ari byo byiza. N'umwanda 18.
ubwenge vayo hano karashika wakagoryiwe mukubise inyundo ku mutwe subira muri buto. Sorry. Babarire usare n'umwana mwiza ashafite discipline undi discipline mu kazi kose iyo ufite discipline akazi kose ugakora neza kugira hano yasanze nko niyo waba uri umwicanyi ufite discipline iyo ngwero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire afite discipline shawo mbega ngakura nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho discipline ya Rocky ni nyinshi na warabizi tu burengeye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyandi ruhande ngira discipline nje numva nk'umuntu araho arasamye be nguriya muntu ngo nagatafari kabi ngo n'utumuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi yubatse sha birambabaza avuga ati nki discipline koko bana bavuye gusenga. Here you go, Ma. You feel better, Bunzabun? Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo n'inama ari kugira umwana wanjye rero urabona ugomba kurinda umurage wacu ntago tugomba gushyingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira ari uko amaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu ari uko igifu cye cyuzuye. Bigaragara ko uriya musore Melvin baje kumukatira usore uko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira. Musore cyakoze yatumye ibiryo araza yisiga hano nkaho yabitumye muri Jumia Food ndabavuze batarampa amafaranga ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nkaho ari we wabitetse ndakosheje ariko nzayabaka tu cyaba yagumane nta kibazo ese ko nyafite make ariko ntago nagusaba mwana Crunch, what's up? Hold on one second. meze bite mwana Can you guys excuse me for 1 second? mwambare agatonya ngamanza ngitaba telefone afite discipline ajya kwitaba kamanza gasaba urushya. Man, what the fuck is going on? Ikibazo kibi kibujya mbere sora bicanyi bamuzi hano niho I'm getting the fuck out of the country. Man, nje munzi igihugu Now. ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane ari gupanga big hit na filime bayise big hit. Some goddamn Man, nje nakoze baba man urabona nashyizeho akantu ninje jari kujya wumva cya jarike kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris is goddaughter. Some Japanese. Umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye. Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, mama. Ura musore genda yitumukatira none atukimara kurya mama. Muze ari kwinywera inzoga we naga byitaye byabo. Amira hina makuri ngufu. Muze abayibere mu nzoga. Dore igikabyo. Mani boss arashaka kwica abantu bose babigize muri kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyere bakamushimuta. Aba boss ngabari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba wamushimuta uyu mwana. Na miliyoni imwe yayiguhada. Ariko nanone kugira ngo aca gasuzuguro n'undi atazabitinyuka. Akomeza agaragaze karenze. Ashaka no gushora miliyoni 3 yo musabye imwe kugira ngo umuhe umwana we. So nese zakurino. Kimara kumenya